Ndabasuje cyane abankurikiranye kuri chaîne yanjye, nitwa Sam Subika, nkaba ndi umusesenguzi, nkaba ndi umurezi, nkaba ndi umunyamateka utambutse ibiganiro hano kuri YouTube. Mbanje gushimira abantu bamfasha mu buryo butandukanye, haba abakora subscribe, haba abareba ibiganiro byanjye. Ndagira ngo mbabwire ndabashimiye cyane. Ndagira ngo muzajye mwandika hasi icyo mutekereza ku biganiro, icyo mwumva nakora kindi kirenze ko ibi mbagezaho. Ndagira ngo mbabwire ko nzajya mbibagezaho kenshi gashoboka, nibura mu minsi 2 nkazajya nsohora ikiganiro. Ikiganiro rero nashyizeho ejo ku itariki 30 cyavugaga inkomoko y'isanzure ndetse n'abantu muri rusange. Ese abantu bakomotse he? Ese ibinyabuzima byakomotse he? Byaturutse he? Twabonye rero ibisubizo bibiri, yuko abahanga bavuga yuko ibintu byose tubona ku isi byavuye mu kwihinduriza, uko imyaka yagiye ishira, yuko ubuzima bwari urugendo kuva mu myaka miliyoni 65 zishize, ariko n'abantu bemera Imana bakavuga ubundi buryo butandukanye, bakavuga ko ibintu byose byaremwe n'Imana. Uyu munsi rero turagaruka kuno mugabo w'umwongereza bita Charles Darwin, wavuze uburyo butandukanye abantu bagiye bagera ku isi, ndetse n'ukuntu umuntu yagiye ahinduka kugeza abaye umuntu ugezweho tubona ubu ngubu. Nk'uko bivuga, umuntu tubona ubu ngubu ugezweho ufite imiterere nk'iyi ngiyi igezweho, ntago ari wo muntu wari uriho mbere, ntago ari we muntu umusekuru w'abantu, sekuru w'abantu ntago yari afite imiterere nk'iyacu nk'uko abitangaza, nk'uko Charles Darwin abivuga. Abarikewologe cyangwa se abahanga mu bisigaratongo bagiye bavumbura ibisigazwa n'amagufwa ahantu hatandukanye, bagiye bashingiraho bemeza ko umuntu ugezweho akomoka ku bisabana. Ibisabana ni ukuvuga ni nk'abakurambere b'abantu batameze nk'abantu neza, cyangwa se badafite imiterere imeze nk'iy'umuntu ugezweho, ni ibisabana ko najya ntekereza nkavuga. Ibyo bikanka cyangwa se ibyo bisigazwa by'abo bakurambere b'abantu byavumbuwe mu duce dutandukanye two muri Afurika, yaba muri Afurika y'Amajyepfo, yaba muri Afurika y'Uburasirazuba, muri kano gace dutuyemo. Icya kera kurusha ibindi ni icyavumbuwe muri Tanzania, igikanka cya kera. Bivuga ko ari umuntu wabayeho mu myaka miliyoni 4 zishize. Umuntu umukurambere w'abantu yavumbuwe muri Tanzania y'ubu ngubu. Abarikewologe rero bagenda bavumbura ibisigaratongo by'abantu bakabita amazina bitewe n'aho bavumbuwe cyangwa imiterere yabo. Abakurambere ba muntu bagendaga bahindagurika mu miterere ndetse no mu bwenge. Uko imyaka yagendaga ishira, abakurambere bagendaga bahinduka. Nk'uko ibyiciro by'ihindagurika Charles Darwin yakoreye ubushakashatsi bibyerekana, icya kabiri nyine twabonye ni selection naturelle, ubwo musubiye inyuma mwabibona. Yavuze ko ukuntu ibinyabuzima bishobora kubarizwa mu gace runaka, gusa haza nk'ihindagurika ry'ikirere, ibishoboye kurokoka bikaba ari byo bibereye aho hantu. Icyo nababwiye cya the strongest will survive. Ibyo biratwereka neza ko abakurambere ba muntu bagiye bagira imiterere itandukanye bitewe n'ibihe byabaga bigezweho. Abatarihanganiye igihe
igihe cyabaga kigezweho barashize nyine, cyangwa se batarabashije gukomeza umutsi bagiye bashira. Rero abahanga cyangwa uwo Charles Darwin yagiye ashyira mu byiciro abantu bagiye baza ku isi, uko bagiye bahaza n'uburyo bitwaga. Ni ibyiciro bigera, hano hari ibyiciro bigera kuri 5 ariko bishobora kuba binarenga. Umuntu wa mbere w'umukurambere w'abantu ni uwo bita Australopithecus cyangwa Australopithecus, niwe mukurambere wa mbere w'abantu. Australopithecus ni ibisabanu bijya kwegera abantu mu misusire cyangwa mu miterere, byabayeho mu myaka miliyoni 4.5 zishize. Australopithecus nicyo gihe yatangiye kubaho. Abarikologe nka Dat Raymond bavumbuye ibisigazwa bya Australopithecus muri kano karere ka Rift Valley, muri za Tanzania. Rift Valley iramanuka ikagera muri Tanzania, igenda abize geography bo barabizi. Rift Valley iramanuka neza hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, ukuntu kimanutse nyine niho Rift Valley imanukira. Niho rero bavumbuye bino bisigazwa. Bavuga yuko barapimye basanga ibyo bisigazwa byabo bya Australopithecus basanga imaze imyaka 4.5 miliyoni. Bivuga ko Australopithecus yabagaho ashakisha imbuto ndetse arya n'inyama mbisi, icyo bita mbega yabagaho nk'uko ubuzima butandukanye n'ubwacu, kwa kundi nyine umuntu ajya agasoroma inkeri, agasoroma ibintu byimeza mu ishyamba, cyangwa se yakica inyamaswa akayirya. Niko yabagaho Australopithecus. Yagendeshaga amaguru 2 kandi akurira iyo byabaga bibaye ngombwa, ariko ntago yabaga yemye neza, ariko yagendeshaga amaguru 2. Ubwo rero Australopithecus yaje gusimburwa n'undi muntu bise Homo habilis. Homo habilis cyangwa mu Kilatini, ariko ugenekereje mu Cyongereza biravuga ngo man with ability cyangwa umuntu ushoboye. Iyo Homo habilis ari mu bakurambere ba muntu. Yari afite intoki 5 nkatwe kandi yaryaga byose. Yaryaga inyama, yaryaga imbuto, yaryaga n'imizi, nk'uko Jonathan Leake abivuga. Uno Jonathan Leake nawe ni umwarikologe, ni umuntu w'umwantropa ukora ibintu by'ubushakashatsi ku bisigaratongo, cyane cyane ku bakurambere b'abantu. Uyu nguyu Homo habilis yabayeho muri 2.2 miliyoni n'ibihumbi 800 by'imyaka ishize. Yabayeho hagati ya 2 miliyoni n'ibihumbi 800 by'imyaka ishize kugeza muri 1 miliyoni n'ibihumbi 800 z'imyaka ishize. Niko uyu nguyu John Leake abivuga. Rero uyu yari atandukanye n'umubanjirije Australopithecus, kubera yuko uyu nguyu we nibura yabashaga kurya byose, azi yuko no munsi hari n'ibiti bifite imizi iribwa. Homo habilis acitse rero, hahise haza undi muntu bitaga Homo erectus. Homo erectus ugenekereje ni umuntu wemye, ugenda wemye. Homo erectus uyu yari afite imitekerereze iteye imbere ugereranije n'abamubanjirije. Yabayeho hagati ya 2 miliyoni z'imyaka ishize kugeza hagati ya 1.5 miliyoni z'imyaka ishize. Iyo mvuga gutyo ntago ari we nyirizina nyine, nababaga basa nawe nyine. Especie abantu babaga basa nawe, bafite imisusire nk'iye,
bose babayeho mu myaka miliyoni ebyiri kugeza muri miliyoni imwe n'igice z'imyaka ishize. Uyu nguyu Homo erectus yaje gusimburwa n'uwo bita Homo sapiens. Homo sapiens. Uyu Homo sapiens yavumbuwe i Burayi, yari umuntu wabaga i Burayi. Yavumbuwe i Burayi, yari umuntu mugari cyane, yari afite igikanka kinini cyane, yari ateye ubwoba. Yabayeho rero mu myaka 150 y'imyaka ishize. Homo sapiens bivuze umuntu utekereza se cyangwa umuntu uzi ubwenge. Yajyaga gusa natwe kuko yagendaga yemye nta kibazo kandi n'umutwe umeze neza, umeze nk'uwacu. Yifashishaga ibikoresho mu buzima bwe bwa buri munsi bitandukanye nk'icumu ndetse n'amabuye aconze neza. Ibyo rero nibyo yifashishaga ahiga cyangwa se yirinda. Niwe muntu watangiye korora ndetse no guhiga. Urabona korora, uwatangiye korora mbere n'uwamubanjirije uyu Homo habilis, ariko Homo habilis wari warabanje we yororaga za nyamaswa ziba mu rugo nk'imbwa. Imbwa niyo yabanje, itungo ryabanje kororwa n'umuntu n'imbwa n'injangwe, gutyo za nyamaswa nyine ziba mu nzu zikundishwa ku bantu, yenda zikeneye ko baziha ku muhigo cyangwa se ziherekeza umuntu aho agiye hose. Rero imbwa zabafashaga guhiga kuko nizo batangiye borora, ariko nyuma Homo sapiens we yatangiye korora amatungo atandukanye nk'inka, nk'indogobe, ikindi ni igiki, nk'ingurube, nk'ihene. Ibyo Homo sapiens nibyo yatangiye korora. Homo sapiens nk'uko nabwiye yabaga i Burayi. Nko mu Budage havumbuwe ibisigazwa mu cya 156 by'umukurambere wiswe Homo de Neanderthal, n'undi wavumbuwe mu Burayi bwo mu burengerazuba wiswe Cro-Magnon. Ni abandi bagiye baza munsi ya Homo sapiens. Cro-Magnon niwe neza neza yendaga kumera nkatwe, ndetse n'aho yabaga basanze hari ibishushanyo byasigaye ku matare mu buvumo, byagaragaraga neza ko yahigaga, kubera ko ku bikuta mu buvumo yashushanyagaho inyamaswa z'imihigo. Inyamaswa zari z'icyo gihe nyinshi zaranacitse, ariko zajyaga kumera nk'inka cyangwa se nk'ibirura. Umuntu rero wa nyuma umeze nkatwe niwe bita Homo sapiens sapiens, umuntu ugezweho, modern man, Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, umuntu umeze gutya yabaye muri Afurika nk'uko nyine babivuga mu myaka 200,000 ishize. Ni ukuvuga ngo hafi n'ikiyaga cya Turkana muri Kenya niho havumbuwe ibisigazwa bye, Homo sapiens sapiens. Noneho ahita akwirakwira hose ku isi, ajya i Burayi, ajya muri Aziya, ariko yari umuntu ugenda cyane kandi yari umuntu uzi ubwenge, uzi gutekereza, yari ameze nkatwe. Homo sapiens sapiens, kandi yari azi kuvuga neza kandi azi na tekinoloji iteye imbere. Rero Afurika abahanga bavuga yuko ari yo ngobyi ya muntu, niho hantu twavuga ngo ni ingobyi ya muntu cyangwa berceau de l'humanité. Kubera iki bivugwa gutyo? Abantu bavuga gutyo bemeza ibyo kubera yuko bashingira ku bintu bitandukanye bagiye bavumbura muri Afurika, cyane cyane nk'ibisigazwa by'abantu babayeho kera, abakurambere
cyane cyane aho byagiye bivumburwa nko muri Ethiopia ahantu bita Omo River Valley, ndetse no mu majyaruguru y'ikiyaga cya Turkana, muri Sudani ahantu bita Ngaroba, muri Tanzania, ahantu hose hagiye havumburwa isigazwa bya muntu, amagufa ya kera y'abantu babayeho bwa mbere muri Afurika, bavuga yuko ariyo ya kera. N'ahandi yagiye avumburwa i Burayi ntago basanze ariyo ya kera ugereranije n'ayo muri Afurika, kubera yuko abahanga barabipima bakabipima neza bakoresheje carbone 14, bakadetinga izo fossils bakareba igihe zimaze. Rero muri Afurika kuba izaho zimaze igihe, ibisigazwa by'abantu babaga muri Afurika ari byo bimaze igihe, bivuga yuko muri Afurika ariho umuntu yabanje, niho umuntu yabanje kuba, noneho agenda ayimuka ajya mu bindi bice by'isi, ariko niho yabanje kuba. Hano umuntu yakwibaza cyangwa namwe yakwibaza muti gute aba bantu bose ba Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens ngo bagendaga baza bagacika, umwe akaza agacika hakaza undi ufite imiterere itandukanye n'uwamubanjirije? Nanjye ndabyibaza, ariko narasomye numva ahantu bampaye urugero rw'ukuntu abantu bagendaga, cyangwa ibisa abantu byagendaga bisimburana ku isi bitewe n'imyaka cyangwa n'igihe. Igisubizo cya mbere nabonye ni hano yavuze uyu mwongereza Charles Darwin yuko ikintu gifitinga ahantu bitewe n'imbaraga zo kuhaba gifite. Urabona ku isi hagiye habihindagurika ry'ibihe, ni ukuvuga ngo umuntu utarafitingaga n'iryo hindagurika yarapfaga, hakaza indi space yishatsemo uburyo bwo gusavayivinga kugira ngo ihangane n'ibyo bihe. Bampaye urugero yenda rw'imyumbati. Urabona imyumbati iriho ubu ngubu cyangwa se imbuto zitandukanye abantu batera, nk'urugero rw'imyumbati, hari imbuto y'imyumbati yabagaho kera ubu ngubu zitakibaho, n'ubu uramutse uyiteye yarwara cyangwa se ntitange umusaruro. Ariko hakaza izindi mbuto zigezweho bagenda bakora, bagenda bazana abantu b'ubuhinzi, zishobora kwihanganira ibihe ndetse n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'aho ibihe bigeze. Izo ngizo zindi ku buryo uzishaka ukazibura, zarabayeho kera. Rero ni nk'ubwo buryo abantu nabo bagiye babaho, ariko bagacika burundu, hakaza indi space ijya kumera nk'aba ngaba, ijya kwegera abo ngabo bacitse nabo, gutyo bakazacika, hakaza abandi gutyo bafite ikindi bisumbuyeho mu byerekeranye no kuresistinga. Uko byagiye bigenda niko nasomye mu bitabo bitandukanye, paka bibaye uno muntu ugezweho umeze nkatwe ushobora kwihanganira imihindagurikire y'igihe. Ahubwo icyo tutazi ni uko ese tuzacika natwe haze abandi bantu bafite indi miterere itandukanye natwe? Icyo kibazo abantu ubu ngubu bakomeje kwibaza, nimba evolution yarabaye ibaho, noneho kubera iki idakomeza? Ikibazo abantu bibaza. Ikindi nagira ngo turebe ni icyerekeranye n'imibereho y'abakurambere bacu, uko bagendaga babaho, uko iminsi yagendaga yicuma n'uburyo babashaga kwitunga. Abahanga bagiye babigabanya mu byiciro bitewe n'ubwoko bw'ibikoresho bakoreshaga, kubera yuko ibikoresho nabyo byagiye bihindagurika bitewe n'imyaka uko yagendaga yicuma, cyangwa se n'umuntu uko yagendaga arushaho gutera imbere. Abahanga rero bagiye babigabanya bakurikije imyaka ndetse n'uburyo ibyo bikoresho byabaga bimeze. Icyo gihe rero
cyari kirekire cyane, igihe kirekire cyane mbere ya prehistory. Prehistory ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu atandikaga ndetse inyandiko zitaravumburwa, nicyo bita prehistory. Muri prehistory rero bakoresha, nicyo gihe cyabayeho bita ngo stone age. Stone age ni igihe kirekire cyo muri prehistory, abantu bakoreshaga amabuye cyangwa se ibintu bikoreye mu bukorikori, niko navuga. Rero ibyo bihe bagiye babishyiraho mu byiciro bitewe n'ubwoko bw'amabuye bakoreshaga. Igice cya mbere nicyo bita Paleolithic, igice cya kabiri cyitwa Mesolithic, igice cya gatatu bacyita Neolithic. Paleolithic rero ni cyo gihe cya mbere cya kera, guhera mu myaka miliyoni enye n'igice ishize kugeza mu myaka ibihumbi 50 ishize. Kera babaraga bamanuka nyine mbere y'uko Yesu avuka, iyo umwaka washiraga babaraga bamanuka. Ibyo mugomba kumenya, kuva kuri miliyoni enye n'igice kumanura kugeza mu bihumbi 50 by'imyaka ishize, kuko arimo bababwira niho Paleolithic yatangiye. Iyi ni intangiriro yo guhimba ibikoresho ndetse n'intwaro. Iki gihe niho umuntu yahimbye ibikoresho bya mbere. Ibikoresho bya mbere byakoreshwaga ni nk'amabuye ndetse n'ibisongo bitabaga binameze neza. Muri Paleolithic bariya ba homo, bariya ba Australopithèque ndetse na Homo habilis. Muri Paleolithic abantu Homo habilis na Australopithecus bafataga amabuye bakayaconga bidahambaye ndetse bakabafasha no guhiga. Baracongaga bikagira amugi abiri, yenda bakazajya batera inyamaswa bakayica, cyangwa se bagafata ikibando bakazajya bakubita inyamaswa cyangwa bakayitera nk'igisongo ku buryo inyamaswa ipfa, noneho bagakoresha ayo mabuye basa n'abakeba nk'uko wakoresha icyuma. Ibikorwa bya buri munsi byari ugushaka amaramuko nk'uko nababwiye, nka Australopithecus na Homo habilis babagaho basoroma amababi, barya amababi, barya imizi, cyangwa se barya inyama mbisi, cyangwa se barya imbuto. Bagendaga bimuka bava ahantu hamwe bajya ahandi, bava ahantu hamwe bajya ahandi. Nta hantu hari permanent ho gutura hari hahari. Bagendaga bimuka bitewe n'aho umuhigo wabaga uri cyangwa se n'aho imbuto zabaga zeza. Nta hantu bari batuye. Igice cya kabiri cya Mesolithic yararangiye guhera mu myaka 50 ishize kumanura kugeza nko mu 2012 y'imyaka ishize. Habaye indi mpinduka muri iki gihe noneho cya Mesolithic. Habaye impinduka zimbitse mu mibereho y'abantu. Ni naho umuntu yatangiye gukoresha umuriro. Umuntu yavumbuye umuriro. Umuriro mbere bawubonaga yenda ibirunga birutse cyangwa se inkuba zikubise, yenda bakaka bakabona n'ibintu byiza. Ariko bize gukoresha umuriro, yaba ibirunga bitarutse se cyangwa se inkuba zidakubise ngo yenda ahantu hashye. Kwa kundi nyine bafataga igiti bakagikuba ku kindi ku buryo umuriro wazaga. Umuriro niwo wahinduye ibintu byinshi cyane, kubera ko mbere urumva baryaga inyama mbisi, ariko kuvumbura umuriro byafashije no kuzajya inyama bazotsa. Kotsa inyama rero byatumye vitamine ziyongera. Nyine urumva kurya inyama mbisi n'inyama yokeje vitamine zariyongereye. Ndetse muri Mesolithic abantu bakomeza korora, batangiye korora, ariko ntabwo boroye inyamaswa nyinshi. Batangiye korora imbwa,
batangira korora injangwe, batangira korora ihene, ariko ntabwo byari byinshi. Umuntu yavuguruye uburyo bw'imikoreshereze y'ibikoresho. Nimba mbere barakoreshaga ibuye ridaconze neza, noneho barariconga neza ku buryo ryicaga inyamaswa bwangu, cyangwa se igiti mbere bagikubitaga itungo cyangwa inyamaswa nta kantu nyine bakorezeho improvement, ariko igiti bakigize igisongo ku buryo yagiteraga nyine kigahita gicengera mu nyamaswa yenda igahita yitura hasi. Urumva bagiye bimprovinga, ibiti babigira ibisongo, utubuye baradutyaza neza ku buryo gaca cyane. Batangiye gukora imitego yo gutega mu ishyamba, ndetse imyambi batangira kuyishyiraho ubumara, imyambi y'ingobe. Batangira no guhemba inshundura zo kuroba bari baturiye imigezi cyangwa se inyanja. So icyo gihe cya neolithique rero cyaje kurangira, hahita haza icyo gihe cya mesolithique cyaje kurangira bambe, hahita haza neolithique. Neolithique rero ni nk'uko wavuga kino gihe kigezweho, umuntu yatangiye kubaho ubuzima bugezweho. Mu myaka 12,000 ishize, hagati y'ibihumbi 12 ndetse na 15, abantu batangiye kubaho ubuzima bugezweho. Nibyo gihe bise neolithique. Icyo gihe cyaranzwe no kuvumbura ibikoresho by'ibyuma, cyangwa ni igihe cyo gutangira gukoresha ibikoresho by'ibyuma. Ibikoresho by'ibyuma byahinduye ibintu cyane, kubera yuko noneho batangiye guhimba amacumu, batangira guhimba imyambi, batangira guhimba ibyuma. Urumva byanakoraga n'akazi gatandukanye n'ibyo nako ayo mabuye yakoraga. Muri neolithique abantu nibwo batangiye icyo nakwita civilization nibwo yatangiye. Civilization tuzayireba muri episode izakurikira. Uburyo bw'imibereho, batangiye kubaho uburyo bw'imibereho, batangira kuba mu miryango, batangira ibintu byo kwambaza Imana, cyangwa se gutangira ibintu bya divinity, ibintu by'ibigirwamana. Batangiye kwibaza ibibazo byinshi ku buzima, ibibazo byerekeranye urupfu, ibibazo byerekeye ibintu babonaga badasobanukiwe neza, harimo imikororombya, harimo iyo imvura yaguye ari nyinshi, harimo inkuba ikubita cyane. Batangiye kwibaza ibibazo nk'ibyo, yuko hari ikintu kiri supernatural kigenga ibyo byose. Nibwo abantu batangiye kujya mu byerekeye n'amadini. Mbere abantu bari barabanje muri mesolithique nka Homo habilis ndetse na Australopithecus, babagaho ubuzima bwo kuwandaringa bava ahantu hamwe bajya ahandi. Ariko hano muri neolithique abantu batangiye kubaho muri community, batangira kubaho mu miryango, batangira kubaka insisiro ku buryo batavaga ahantu hamwe ngo bimuke bajya ahandi. Ibyo byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'uko bari baratangiye ibintu ubuhinzi ndetse n'ubworozi biteye imbere ugereranije n'ibyabaga byarabanje, aho abantu babagaho bagenda basoroma inkeri, basoroma n'izindi mbuto kimeza zabaga ziri mu gasozi. Muri neolithique abantu batangiye kwigabanyamo ibice, ahanini bitewe n'intambara zatewe n'intwaro umuntu yavumbuye. Urumva iyo intwaro ije nyine abantu barayikoresha, abantu batangira kwiremamo ibice. Uko abantu bagendaga biyongera, bashyizeho amategeko n'amabwiriza abagenga. Muri neolithique batangiye kujya batura hamwe, nabivuze, batura no mu nsisiro. Abantu batangiye kujya bakoresha ifumbire, ndetse abantu batangira
no gukora ibintu by'amadini cyane, byerekeye nko guterekera, nk'uko navuga ibintu byerekeye n'amadini cyane. Batangiye no kujya bahamba bashyingura abantu bapfuye. Mbere umuntu iyo yapfaga bamurekeraga aho ngaho bakigendera, ariko batangiye kujya bakora n'imigenzo yerekeye no gushyingura abantu babo babaga bapfuye. Ndetse umuntu yatangiye n'ibintu by'ubucuruzi. Ubucuruzi bwa mbere no mu Rwanda uko byari bimeze ko ari ukugurana, ukagurana igicuruzwa ndetse bakaguha ikindi, icyo bita commerce de troc, kugenda bagurana. Ariko uko iminsi yagiye iza bagiye yenda bazana uburyo bwo kugurana ikintu bakoresha kugira ngo bagure. Nko mu Rwanda batangiye bakoresha amasuka, waba ufite isuka wayiha umuntu akaguha ikindi kintu cyose ushaka. Hari n'izindi sosiyete zakoreshaga uruhu rw'ingwe n'ibindi bintu bitandukanye. I Burayi rero cyangwa se amasosiyete yateye imbere, bo batangiye bazana ibintu bicuze mu byuma by'agaciro, mu mazahabu n'iki, kugira ngo bagurane. Ibyo byaje nyuma, ariko ubucuruzi bwa mbere bwari ukugurana igicuruzwa ku kindi gicuruzwa. Rero nabwira yuko impinduka mu buzima bwa muntu zafashe amamiliyoni y'imyaka, aho bwavuye mu gukoresha ibisongo n'amabuye, bakava mu kuba munsi y'ibiti by'inganzamarumbo ariho babaga, no gutura mu buvumo, noneho bakagera aho gutura mu nsisiro ndetse banatuye ari benshi. Kurya byabaga ari uko wabikoreye. Impinduka zagiye ziba nazo zatumye isi imera uku imeze. Murakoze, ubwo tuzakomeza tujye tubiganira, ariko muri rusange kw'ikiganiro cya kabiri nababwiraga uburyo bw'imihindagurikire y'abantu. Twabonye yuko abantu babaye ku isi bagiye bahindagurika bitewe n'igihe ko cyabaga kimeze, kubera yuko umuntu umukurambere w'abantu, nk'uko uriya Charles Darwin abivuga n'abandi bantu bagiye bavumbura ibisigaratongo, umukurambere w'abantu yagiye ahinduka. Ntabwo yari ameze nk'uko tumeze. Uko abantu bagendaga baza ku isi, bamwe bagendaga bacika, hakaza abandi bafite imiterere itandukanye n'iyababanjirije. Cyane cyane icyatumaga bacika ni uko batabaga bihanganiye ihindagurika ry'ibihe, ndetse n'ibyabaga nuko imiterere y'isi yabaga igeze. Ariko njyewe narebye hano icyatumye ubuzima bw'abantu buhinduka cyane ni ibyerekeranye n'ibintu bagiye bavumbura, cyane cyane kuvumbura umuriro, kuko umuriro wabafashije ibintu byinshi cyane. Kuko abenshi nta nubwo bapfaga bazize ibyorezo, ahubwo bapfaga bariwe n'inyamaswa z'agasozi z'inkazi zari ziri icyo gihe. Rero umuriro wabafashaga kota, ukabafasha no guwucana nijoro kugira ngo wenda inyamaswa z'inkazi zitabarya. Kandi umuriro ubafasha gukuza ubwenge, bitewe n'uko botsaga imihigo yabo. Noneho igihe ubwenge bwamaraga yenda cyangwa igifu cyamaraga gisya ibyo bariye, igifu noneho kigabanyirizwa akazi, noneho bituma batangira gutekereza, batangira no guhanga ibindi bintu. Ubuzima bugenda buza gake gake, no kugeza mu myaka 15-12 ishize, aho abantu batangiye noneho civilisation, kubaho ubuzima bugezweho kugeza na n'ubu. Ndabashimiye kuba mwankurikiranye. Mwibuke gusangiza kino kiganiro, ndetse hasi mwandike icyo mutekereza iki kiganiro. Ciao, tuzasubira akagaruka.